Twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Nongeye gusuhuza abantu batwumva muherereye hanze y'igihugu ndetse nsuhuza abantu mutumva muherereye mu Rwanda, aho muherereye hose mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba. Tugarutse mu nkuru iri kugenda ivugwa ahangaha y'urupfu rwa Gogo Gloriosa, umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi ku rundi ruhande. Rero nje kuba nakubwira byinshi kuri iyi nkuru nk'uko bisanzwe. Njye nitwa The Brown, ndagira ngo niba uri musha ahangaha uze kuba wakanda subscribe, ubundi ukande ku nzogera. Numara gukanda ku nzogera umpe umwanya wawe mutoya kugira ngo uze umenye byinshi mu nkuru ziba ziri kurebana n'imyidagaduro ndetse mu nkuru ziba zigezweho kuri uyu munsi. Rero nyuma y'uko uyu nguyu bita Gogo Gloriosa yari ari mu ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda, muri Uganda nibwo yaje bimaze kumenyekana ko muri iki gitondo isaha ya saa sita bimenyekanye ko uyu nguyu Gogo Gloriosa yitabye Imana akiri mu murimo wo kuvuga ubutumwa bw'Imana. Uyu nguyu Gogo Gloriosa ni umwe mu bantu bamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, nk'indirimbo yari afite nshya bita Blood of Jesus, ndetse akaba ari umwe mu bantu bavugaga ubutumwa bw'Imana haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino nko mu Buganda. Yari ari hanze y'igihugu, rero akaba anariho yaje kuba yagwa. Gogo Gloriosa rero abantu benshi bari bamaze kumenya mu ndirimbo hashize igihe gitoya, tutakwita ko ari gito cyane. Nanone akoze ubukwe n'umugabo we, ibintu byatangaje abantu benshi kubona uyu mukobwa cyangwa se uyu Gogo Gloriosa akora ubukwe, kubera ko abantu benshi bagendaga bavuga ko nta mugabo azabona bitewe n'ukuntu afite ubumuga bwo kuba ari mugufi cyane, ndetse akaba ari n'umukobwa nyine bavuga ko udafite uburanga busamaje, kubera ko abantu benshi baravuga ati uyu muntu ntabwo azabona umugabo. Rero birangiye uyu nguyu Gogo apfiriye mu murimo wo gukora iby'Imana. Ni ukuvuga ko uyu Gogo abantu benshi bari bamutegerejeho ibintu byinshi, nko kuzahindura imitima y'abantu benshi. Ku bantu bakundaga Gogo rero kuri uyu munsi yabashe kuba yakwitaba Imana, afiriye muri Uganda. Ntabwo haramenyekana icyamwishe, ntiharamenyekana uwamwishe. Byose rero turagenda tubimenya ahangaha ni kuri The Brown 250. Usaba gukora subscribe, ubundi ugakanda no kunzogera kugira ngo byose ujye uhita ubibona kandi ku gihe. Njye nitwa The Brown nk'ibisanzwe, tuzongere dusubire, ntibibagirwe gukora subscribe.